Tekereza inyubako ifite uburebure bungana na metero 828, ikaba igaragarira n'uri kure cyane ndetse ikaba yarahinduye isura y'umujyi wa Dubai n'isi yose. Iyi ni Burj Khalifa, inyubako ndende kurusha izindi zose zigeze zubakwa n'abantu ku isi hose. Burj Khalifa ntabwo ari inyubako idasanzwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubuhanga, ubushobozi n'inzozi z'ikiremwa muntu. Uyu munsi tugiye kureba amateka yayo, ko yubatswe, amafaranga yatwaye, ibintu biyiranga ndetse n'impamvu ikomeje gutangaza abantu hirya no hino ku isi. Nimba ari karo bwa mbere wari wisanze kuri umungo mugari byegereye mu Rwanda, cyo sabwa nuko na subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uze gusobanukirwa n'ibyegereye bimwe guteguriye. Ye mugiye kubana ndi Topa. Ikaze. Kubaka Burj Khalifa byatangiye mu mwaka wa 2004 mu gihe Dubai yari iri mu rugendo rwo kwibuka nk'umwe mu mujyi ya mbere ikomeye ku isi hose. Abayobozi bayo bifuza kubaka inyubako itari gusa ndende, ahubwo yaba igitangaza ku isi hose. Nyuma y'imyaka 6 y'imirimo ikomeye yakozwe amanywa n'ijoro, Burj Khalifa yafunguwe ku mugaragaro ku wa 4 Mutarama 2010. Byumvikana neza ko Burj Khalifa yatwaye imyaka 6 yose bari kuyubaka kugira ngo inyubako idasanzwe y'igitangaza ndende ya mbere ku isi. Mbere yuko inyubako ifungurwa yitwaga Burj Dubai, ariko nyuma yaje guhindurirwa izina yitwa Burj Khalifa mu rwego rwo guha icyubahiro Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wahoze ari perezida wa United Arab Emirates UAE. Burj Khalifa ifite uburebure bungana na metero 828, ikaba ifite amagorofa arenga 123 akoreshwa n'andi magorofa y'inyongera akoreshwa mu bikorwa bya tekiniki. Iyo wageze munsi yayo ureba hejuru biragorana kubona aho irangirira, ndetse ku munsi mwiza umuntu ashobora kuyibona ari kure cyane kubera uburebure bwayo budasanzwe. Iyi nyubako irusha kure inyubako nyinshi zizwi ku isi, kandi kugeza ubu ngubu nikomeje gufata umwanya wa mbere ku rutonde rw'inyubako ndende kurusha izindi zose ku isi. Kubaka Burj Khalifa byatwaye amafaranga agera kuri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga yakoreshejwe mu gushaka ibikoresho byiza cyane, abakozi b'inzobere ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho ryafashijwe gukora uyu mushinga ukomeye. Nubwo yatwaye amafaranga menshi, uyu munsi Burj Khalifa yinjiza amafaranga menshi binyuze mu bukerarugendo, amahoteli, amazu ndetse n'ibiro bikoreramo ibigo bikomeye. Burj Khalifa ntabwo ari inyubako yo kureba gusa, ahubwo irimo ibintu byinshi bitandukanye: amahoteli y'akataraboneka, amazu y'abakire, ibiro by'amasosiyete akomeye, resitora zo ku rwego rwo hejuru, ahantu ho kurebera umujyi wa Dubai uri ku butumburuke budasanzwe. Abakerarugendo benshi basura igorofa ry'124 n'iry'148 kugira ngo barebe Dubai yose bayirebera mu kirere. Burj Khalifa ifite rekodi nyinshi z'isi, zirimo inyubako ndende kurusha izindi ku isi hose, igorofa ryo hejuru ririmo ibikoresho byinshi kurusha ahandi hose ku isi hose, asensa zimwe zihuta cyane ku isi, ahantu hari cyane abantu bashobora kureba umujyi wose wa Dubai. Iyo urebye Burj Khalifa nijoro, amatara yayo agira nk'ikamba rinini rimurika mu kirere, ibintu bikurura ba mukerarugendo n'abantu baturutse impande zose z'isi. Burj Khalifa yahinduye Dubai ikimenyetso cy'iterambere n'ubukungu. Mbere yayo Dubai yari izwi cyane mu karere ka Gulf, ariko nyuma yo kubakwa kwayo yatangiye kumenyekana ku rwego rw'isi yose. Uyu munsi abantu bari muri za miliyoni basura Dubai buri mwaka, kandi abenshi muri bo baba bifuza kubona Burj Khalifa ku maso ku maso. Ibi bituma Burj Khalifa iba inyubako ya mbere ndende ku isi, ikurura ba mukerarugendo ndetse ikinjiza amafaranga menshi binyuze mu bukerarugendo. Yabaye ikimenyetso cyerekana ko inzozi nini zishobora kugerwaho igihe habayeho icyerekezo, ubushake n'ishoramari rikomeye. Burj Khalifa ntabwo ari inyubako ndende gusa, ni igihamya cy'uko ikiremwa muntu gishobora kurenga imbogamizi kikagera ku bintu by'ingenzi bifatwa nk'ibidashoboka. Uburebure bwayo bwa metero 828, ikoranabuhanga ryakoreshejwe mu kuyubaka, amafaranga yatanzwe ndetse n'uruhare rwayo mu guteza imbere Dubai, byose bigira kimwe mu bitangaza by'ubwubatsi bw'iki gihe. Iyo urebye Burj Khalifa ubona inyubako, ariko usesenguye amateka yayo ubona inzozi, ubuhanga n'icyerekezo byahinduye amateka y'isi. Nimba ariko ari ubwa mbere wisanze kuri umurongo mugari byegereye mu Rwanda, cyo usabwa nuko na subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uze gusobanukirwa n'ibyegereye muri guteguriye. Ye mwumvaga ndi Topa, naho ubutaha.